uyu mugabo Dr. NICOLAS KOKKALIS mureke tumuha amashyi menshi cyane. Nagiye mbibabwira nkababwira n'uyu mugabo azakora gashya muri network, azakora gashya, abapioneer azaba aryoshya. Ntago mushaka kubyemera, nta nubwo mushaka kubyumva, ahubwo benshi mwararambiwe mugani w'abarokore bavuze nk'abantu baranamutse, ntabwo bagishaka kumva iby'ijambo ry'Imana. Abapioneer namwe niko mwabaye, ntabwo mushaka kumva ibya network, ntabwo murayifuriza kuzima kugira ngo mwumve muruhutse umutima, murayifuriza kuzima. Irazimwa nande? Ninde uyizimya? Oh no, bapioneer Dr. NICOLAS KOKKALIS arihagurukiye. Byinshi muri ecosystem byamaze gutungana, bimeze fresh sana. Uyu mugabo akaba yimanukiye mu nganda zo mu Bushinwa. Nababwira ngo abapioneer mukubita amashyi menshi cyane, kuri uyu mugabo. Yo, inkuru nawuza aho nyihera mu by'ukuri. Yo, Dr. NICOLAS KOKKALIS unejeje abapioneer urabanejeje. Yo, narakubwiye nti iyi network umunsi tuzabona ba approachinga inganda zimeze fresh. Umunsi tuzabona ba approachinga inganda zimeze fresh, izo nganda bakavugana ko byanga byakunda donc zigomba gukomeza gucuruza ibicuruzwa byabo cyangwa se products zabo, ubu ni imodoka se n'ibindi nganda zikora. Kuko uyu mugabo Dr. NICOLAS KOKKALIS yatatse cyangwa se approachinze, yegereye, yavuganye n'inganda nyinshi zitandukanye zo mu Bushinwa. Yo, si mu Bushinwa gusa, yatembere muri Aziya byatwara za Indonesia, mu murabizi ko biri hejuru. Ariko kuko mubizi neza ko isoko ryinshi muri Afrika ryibasiwe n'Abashinwa, donc Abashinwa bafite isoko rinini muri Afrika kurusha ikindi gihugu icyo ari cyo cyose ku migabane yari yose. Kugeza ubwo nibura nta rugo na rumwe rushobora kubura igikoresho cyavuye muri China cyangwa se cyakorewe China. Nawe uri kunkurikira aka kanya, mu bikoresho ufite mu rugo iwawe cyangwa mu nzu iwawe, ntabwo waburamo igikoresho cyavuye China. Wakibura se? Wimbeshya, ntabwo wakibura. Unarebye ku ruhande iburyo bwawe uhita ubibona made in China. Kwanza niyo phone yawe hari igihe ari China, hari from China. Yo, bite byanyereko. Uyu mugabo Dr. NICOLAS KOKKALIS, ubundi uyu mugabo nubwo mu by'ukuri ari umwe mu co-founders cyangwa se mu bapanze uyu mushinga, ariko narakubwiye ngo ntabwo umushinga ushobora kuza ushyirwa imbere cyangwa se utezwe imbere n'umuntu umwe ngo n'ubundi bizagira iyo bigera. Oya, uwo mushinga nk'uyu ukenera amaboko y'abantu banini, cyane cyane mu bya crypto cyangwa se mu isi y'ifaranga koranabuhanga. Abantu bakiteranya, abantu bakegerana, bagahuza imbaraga, bakavuga bati mureke twatake. Yo, ariko ubundi mwabaye mute mwebwe? Mwabaye mute? Yo, reka nkubwire ko ari kuri YABISO TV show. Ni YABISO wanyu umwanya wasorosa mukondo wasemembo mwuzukuru wa ndoba. Mwavuze ko kuminuza ko umugore ari umugabo. Nagize amahirwe mvuka Evangelist Rajenvanivata mu kanwa, bityo mubyumvise mukomeza kumva ibyo mvuga. Yo, nkabakunda cyane, mbishimira cyane, ari hamwe mbifuriza kugira Imana n'amafaranga ndetse n'ubuyobozi bwiza. Mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Yo, amakuru rero nuko mba nabuze naho nyahera bitewe n'uburyo bayanshyuhiranye. Narakubwiye nti ngewe mfata icyemezo nkanyura mu matiyo yo mu nyanja kugira ngo njye kugera aho inkuru ziba ziherereye z'uyu mushinga. Ni ibintu byinshi nagiye mbabwira nyuma mukabibona. Bamwe muri comment bagiye kuvuga ngo ari nibindi ariko wavuze tutabonye. Naramaze
nese ibintu byose nabivuga bikaba ngewe ndi Imana n'Imana ari ibyivuga ikabwira ngo umuntu agapfa atabibonye akazabibona kera cyangwa akazabibona mu ijuru yo. So kuri uyu mushinga wa Pi Network no joke, nta mikino. So twayifunguzo genda urahita ufungura simbuka ubu. So rero umushinga wa Pi Network mu by'ukuri bantu beza, bantu banje ba pioneer, ikintu mugomba kumenya nuko uyu mushinga nge namaze kubonamo ubuseriye, donc hari ukuntu ukaze. This project is very serious. Ibindi bizaba bizaze nyuma, ariko aka kanya ndakubwiza ukuri mu pioneer, ufite payi zawe gumana, ufite payi zawe cungana nazo. Please mujye munyumva, ariko nge mvuga rimwe mwumve kenshi. Waramayininze nta bindi bintu, poro zawe urazifite hamana nazo, tegereza abataramu bari gukora ibintu bya danje, sibyo? Abatipe bari gukora ibintu bya danje man, turabivuga ntimwumva, turabivuga ntimushaka kwemera. So ntago mbizi tuzabinyuza mu ruhe rurimi, ntago mbizi murashaka icyo ubundi mwebwe abapiyoni, murashaka ko ibiciro bizamuka, payi imwe ikagura menshi, kugira ngo mutere imbere mukuri imishinga yanyu namwe mwiyemeje. Donc yo, hari byinshi mwapanze kuzakoresha izo payi kuko ari benshi bazifite. Hari ikiganiro nababwiye, hari wallet yavugishije abantu amagambo menshi. Account imwe imaze kugaragaraho payi miliyoni 4. Can you imagine? Ibyo bintu uri kubyumva? Niba wallet tuvuge nka balance yawe, aka kanya nka balance yawe kabifite ho payi miliyoni 4. Sinzi uri kubyumva. Iyo wallet yavugishije abantu byatari, kandi iyo wallet nta nubwo ari nayo wallet ifite payi nyinshi. Barabikubwira nta nubwo ari iyo wallet ifite payi nyinshi. Hari izindi wallet zirenze, hari izindi wallet z'ibigo, inganda, andi makampani runaka se, z'ibigo by'imari se. Hari ibigo byinshi byagiye byizigamira amapayi. None mwebwe rero muzi ngo nimwe gusa mwaziguze, ngo nimwe gusa muzifite, muzi ngo mwaramayinze ngo nta. Oya, abandi bo baraziguze, barapakinze, barasitotse, barabizi neza ko ibintu bafite ari ibintu bya danje. Donc nta mupiyoniya nimwe ugomba kuzatungurwa no kumva nka banki runaka, ikigo cy'imari runaka, yes, that's what I mean, ikigo cy'imari runaka mukumva ngo gifite payi nyinshi byatari. Ibyo ntibizagutungure. Nese wowe utekereza ko arusha ibigo by'imari kumenya ikoranabuhanga ryawe, ifaranga koranabuhanga? Ntabwo wabarusha, nibo baba barekereje bacungiye hafi. So rero ibyo ngibyo abapiyoniya mugomba kubyumva byanga byakunda, mugomba kubyumva mukanasobanukirwa. Hazasabwa iki kugira ngo umupiyoniya wese atangire kumva ko ibi bintu atagomba kwibonera mu mboni yahangaha hafi? Ubonye narakubwiye ngo hari ibintu tuba tugomba kureba tukavuga ngo hano ni ugupfa no gukira, nka kanyoni kavuze ngo nzapfa nzakira simbizi, ariko nawe n'ubundi kubyihorera aka kanya ntacyo wungutse. At least urabireka tuzarebe ngo ni ibiki. Kubera iki rero uyu mushinga wapanzwe, baduhereza white paper, turareba future yawo, tubona ni ibintu bya dance. Ndetse niba umuntu agukopeje future akakwereka ejo hazaza w'umushinga, wowe si wowe wawuteguye, ariko ni wowe uri kurangiza ngo nkurikije uko ndi kubibona, ngo nkurikije uko ndeba uyu mushinga wa Pi Network ngo warangiye se wowe wawurangije urinde? Nta naga programme gatoya kaye yayo urakora, ariko umuntu akoze project ya danje ifite community nk'iyi, aka kanya ushobora ku accessinga nigire n'ikibazo wowe uratangiye. Ahanga kuri iki cyiciro cyangwa se kuri umunota tugezeho, mbanza kwihanganisha abantu batarabona za migration za KYC zanze gukunda, baracyari benshi,
baracyari benshi, ari nabyo byagiye bitezamo n'ibindi bibazo byo mu ma ecosysteme n'ibiki byose. Ariko ku nkuru n'ibyo ahantu mu madirishya nkanyuramo neza ngasota nkinjira mu madirishya mu ofisi y'aba Dr. NICOLAS KOKKALIS, nkabona mu mpapuro rimwe na rimwe narabumvirije numva bari kuvuga bati muhimuretse gutanga ama migration n'amakiwayisi cyane, abantu bari kubibona bakajya kubigurisha birukanga. Ati kandi murabona twebwe ari byo tutaranoza muri ecosystem, mubareke tuzabibahe gace gace. Rero no rimwe buri wese azagera igihe arajya gukora KYC akinjira muri account, ukore KYC ibintu byose ubikore uwo munsi, buri kimwe cyose gihite kirangira. So niba rero ibyo ngibyo bipangwa na core team cyangwa se na co-founders ba Dr. NICOLAS KOKKALIS, bakavuga bati abantu bari kubona Pi bagahita bazikoresha bakazijyana ku isoko. Okay, abazigura buriya nubwo muri kubona zifite price iri hasi cyangwa se agaciro kari hasi, ariko abazigura barazigura man. Nyine muri iyi minsi muri kubona ko ziri hasi, nibwo abaguzi bo baba bishimye, abaguzi bo baranezerewe cyane. Uretse ko namwe nyine bazifite muri kwifata mukavuga muti se ndatanga Pi iri mu mafaranga 100 y'amanyarwanda, mudatanga yo nawe ukumva ni ikibazo. Ariko ikintu gihari cyo ni kimwe mugomba kumenya mukanasobanukirwa, nuko Pi ari ifaranga. Kuva umwaka wa 2025 mu kwezi kwa kabiri, Pi yabafaranga kuza n'ubwifanga uze ngo etsobahama udashika kanya utezasenkane ufite Pi za 100, ufite Pi za 1000, ntabwo wabura umuntu uguha amafaranga, ntabwo wamubura. None rero birantangaza yugarutse bunye mugatangira ngo ibi so kwikoreza. Nari ndabwira inkuru y'icyo uyu Yatangiye KOKKALIS yagiye kwizanda ngo bagire bahuze ni gute bashobora kugurisha mu buryo bwa Pi payment. Donc boburije abaza kugura products, boburije abaza kugura muri izo nganda isoko ryabo, baboburije kugura, babategeke babasabe ni mwishyure kuri Pi, mwishyure Pi. Nkuko ujya muri Amerika bikagusaba gushaka amadolari kugira ngo ubashe kwishyura mu maresitora yaho. Nkuko ari ahantu ujya bakakubwira ati oya kashi ntituzishaka, biragusaba kwishyura kuri code. Ama health center, ibigo nderabuzima cyangwa se ama hospital bitaro, abenshi ntabwo bemera kashi, barakubwira ati oya gerageza yakire kuri phone, wishyure kuri telefone. Uretse ko wenda mu Rwanda icyo gihe hari abaturage bamwe na bamwe ubugoye batagira na telefone cyangwa batazi no gukanda iyo mibare yo kohereza kuri telefone, kuko ntabwo abantu bose bigishijwe kwishyura kuri telefone. Ariko ni byiza ko abantu bagomba kwiyadabuta ku ikoranabuhanga. So rero iyo diro niyo twamwe tubabwira mw'abantu mwe, iyo diro nayo ndababwira ngo Pi network ntabwo ibura ibintu biremereye cyane, ntabwo ibura ibintu bikomeye cyane, irabura akantu kitwa kubonaho Pi zifite umumaro. Donc aho zikoreshwa, zirakoreshwa he? Ku muntu ufite Pi arazimaza iki? Sinzi niba muri kunyumva, ariko niba ugeze ku munota nyine jya umbwira ngo ndi kukumva, jya umbwira ngo uri kunyumva kabisa. So ikibazo Pi network abapiyoniya bose muri rusange bafite ni ukwibaza ngo Pi mfite nazimaza iki? Rero Dr. NICOLAS KOKKALIS asa n'uwamaze gusoma ibibazo mufite muri mind, uretse no kubisoma no ku ma Twitter, ku ma X, ku ma YouTube n'ahandi barabimwandikira ibibazo arabibona. Aho bamubaza ibibazo turazimaze iki, zifite umumaro, mukore value ya Pi, muyiha agaciro, bigende gute? So value rero igomba nyine kuva muri ibyo ngibyo, n'ibyimaze iramaze iki, yagura iki. Umuntu ufite Pi 5 yazimaze iki? Nyuma yo kumenya ngo twazimaze iki akazana liquidities, ese biroroshye kuzinduramo cash? Umuntu ufite Pi biroroshye kuzinduramo cash? Rero kuzinduramo cash bizoroha kuko nyine umumaro wa Pi, kubera ko tuzaba twamaze kumenya ngo Pi ikora iki, ubundi Pi ikoreshwa iki, ku muntu uyifite ayikoresha iki, ayikoresha he, nihe bayishaka. Ukimara kumenya rero ngo nihe bayishaka, ikoreshwa iki, izamarira iki, bizoroha kuyikonvertiza, bizoroha kuyikonvertinga. It will be easy to be converted into cash. Ibyo biroroshye cyane. Kubera iki? Umuntu uzabuze neza ko afite Pi yajya kugura imodoka, afite Pi yajya kugura isukari,
ntabwo uzazimuha, ntabwo uzamuha payi ngo aguhe kashi abyange, ntabwo bizanga. Sinzi niba muri kubyumva. So rero nk'uyu mushinga, niba aba bataramu nabo bamaze kumenya neza ko icyo kibazo gihari, ariko si no kukimenya, bari babizi ko ari byo, buri step by step. Wenda ubu bageze kuri step yo kuvuga ngo ecosystem hari aho igeze, ecosystem nibura hari aho igeze. Aha rero igeze, twatangira tukavugana n'inganda zikaza zikongera zigasetinga ibicuruzwa, abapiyone bagatangira bakayibona. So nta mpamvu nimwe rero gutungurwa mu gihe cyose twatangira kubona hari impinduka zabaye. Ntabwo ibintu biri kera, abantu barabitega iminsi, hashize imyaka 7 niyo hashira 15. Erega crypto ntabwo uretse na crypto project nyinshi, sinzi hari icyo twita long term project na short term project. Long term project ni projet, ni imishinga y'igihe kirekire. Short term project akaba imishinga y'igihe gito. Muri izo long term rero hashobora kuzamo n'iziri ndende kabisa zirenze imyaka 5, 10, 20. Ariko mujya mwibaza, iyo igihugu gifashe kikavuga ngo vision runaka, murabizi nko mu Rwanda twagize vision 2020, vision 2020, 2020. Iyo ngiyo abantu benshi bavutse babyumva, bajya kubona babona icyo gihe kirageze. Naho ntabwo turi muri 2020, ubu bamaze kuvuga ngo vision 2050, ni ukuvuga ngo 2050, icyerekezo 2050, 2050. Aka kanya turi 2020, harimo imyaka 24 kugeza. None rero niba wumva ko umuntu ari kubara projet y'imyaka 24, mwebwe impamvu yanyu muravuga ngo tugiye gupfa, nimupfa muzazisigira abandi, payi muzaziha abandi bazisigarane, payi uzaziha umugore wawe, ugomba kumwerekana password byose, n'abana bawe ukabibereka ukabwira ati ibi biboro nta wamenya, bishobora kuzagenda neza. Ejo na moto utaza no kugenda kuri moto bigahuriramo. For sure hari umupioneer wamamagaye, arambwira ati nari mfite umuntu wanje yitaba Imana, telefone turayifite, esizi payi twabigenza gute bya. So abagomba kuba password ibintu byose akabibaha. Mani wibika ubukungu, ubukungu ngo abari we gusuza hibo ngo ibyo binayo n'amakosa. Iki kiganiro we nzana kigarukaho, aho umuntu yifata akavanga afite amafaranga ngo yabitsa ahantu y'ibanga, nta muntu n'umwe uhazi. Upfuye se, upfuye mujye mubyibaza, uramutse upfuye warafashe amafaranga ukayabika nta muntu n'umwe uhazi. Abagabo mwigize ibisambo ngo urabika amafaranga umugore wawe atabizi, abagore mwigize amafaranga ngo mwigize ibisambo ngo urabika amafaranga umugabo atabizi. Upfuye ninde wabimenya? Abana ntibabizi, nawe bro mujye mugerageza. So reka nze rero twongere mu kindi kiganiro mbakubita amakuru arambuye, kuko inkuru yo nabuze aho nyihera please. Ariko ni byiza cyane ko byibuze kuri inshuro Dr. NICOLAS KOKKALIS atangiye kwa approachinga cyangwa se atangiye kugirana ibiganiro n'inganda, akaba yahereye mu gihugu cy'Ubushinwa. So reka tuze kongera mu kindi kiganiro. Uyu turakanda subscribe ugomba kuyikanda kugira ngo tujye duhuza mu biganiro byacu bya buri munsi.